munsi uzafite ubundi buhamya bw'urukundo rw'Yesu. Ndasaba mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Amen. Ntabwo byari byoroshye, reka duhe umunyeshuri ijambo avuge ko bagiye biga. Nimwe mu banyeshuri ntabwo uzazana ahantu hazitwara utahafite turayimana. Murakoze cyane. Inyanganire njyaho mbasha kwitegereza neza. Mu ijambo ry'uyu munsi muhagarariye abanyeshuri ikigo cy'ishuri twigisha kiduhugura International Evangelism Center rifite icyicaro Arusha, akaba ari ikigo cy'Ikinyamerika, ariko umunsi twaba twarigiye i Kigali. Mu izina ry'abanyeshuri ndashima Imana isumba byose yaduhaye opportunity nk'iyi, uburyo nk'ubu bwo kuba twarabashe gukurikirana aya masomo ya Bibiliya, nk'uko abatubwiye yuko kwiga ari agaciro, kugira ngo tukuza twitiranya ibiri ukuri n'ibitari ukuri. Nshimye Imana isumba byose yatubashishije, niyo mbanje gushima nyizamura icyubahiro mu mutima wanjye. Njyewe uvuga nitwa Aponso cyangwa se Apotre cyangwa se intumwa ya Kristo Rucamumihigo Martin, akaba ari njyewe umuyobozi mukuru wa Ecosemo, visionnaire wa Ecosemo. Ecosemo bivuga Église collective du Saint-Esprit au monde, cyangwa se itorero ry'umwuka wera rihuza imyizerere ku isi. Nakurikiye aya masomo kuva atangiye kugeza ashoje, nk'uko nashimaga Imana uyu munsi nubwo nigiye mu Rwanda hano i Kigali, ahangaha Bwerankori nakiriye diploma y'Inyamerika ndi mu Rwanda. Hallelujah. Ndajya n'abandi bafasha bayizamure batya. Yo. Mwumva amashinga dushima. Hallelujah. Batari muyihikize murebeshe n'inyuma. Oh, hallelujah. Uyu munsi abandi barimo barazibona bicaye muri Amerika. Vuze mu izina ryanjye n'abandi bavuga mu izina ryabo. Yewe Rucamumihigo Martin, nyibonye ndi mu Rwanda i Kigali Bwerankori. Mana ishimwe. Nimugire muhomere Imana amashyi muyishimire. Ntabwo Imana yakoresheje abamarayika, yakoresheje abantu. Mbivanye ku mutima, mu izina ry'abanyeshuri twiganye, mbikuye ku mutima, ndashimira ikigo International Evangelism Center gifite icyicaro Arusha, Tanzania. Ndagira ngo bankundire bayobozi bakuru, ntabwo byari binkundiye kubahagurutsa, ntibinkwiriye, ariko murahaguruka tubashimire dukoma Imana amashyi. By'umwihariko kuko nababwiye ni ntabwo Imana yakoresheje abamarayika, yakoresheje abantu. Mbivanye ku mutima, dufite
umushumba, dufite ukuriye abarimu batwigishije kugira ngo aya masomo tuyamenye, twayize tuyakunze cyane, twayagotomeraga nk'uko inka inywa amazi, kubera ko mwishimira yatwigishaga muri n'abo bigishanyije bose. Ndagira ngo ninginge umuyobozi w'abarimu batwigishije, Pastor Rwatubita Martin, mu gaciro Imana yamuhaye, ntibinkwiye kumubwira ngo nahaguruke, ariko niba nanyihanganire dushimira Imana ahagurutse. Navuze ngo ntabwo Imana yakoresheje abamarayika, yakoresheje abantu. Ndagira ngo ninginge Apostle Bosco Mukuranashyaka, mpamvu mbona yari arimo kwinjiza abantu. Abayinjiza abantu si uko ari muto, ahubwo arimo gukurikiza rya jambo ry'Imana. Niba yabikoze atanabyumva, ariko na application biblique yuko wibuka ko ari mukuru muri mwe abe nkoroheje. Apostle Bosco Mukuranashyaka, umuyobozi w'urufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, uyobora hano twaherewe zino diplome mu biganiro yagiranye n'abarimu. Ntabwo twari duhari twebwe abanyeshuri, kugira ngo uyu munsi tube dufite amahirwe yo kuba tubonye zino diplome. Hari ibiganiro byatangiye byanze bikunze. Mwamba bari umuntu twashima Imana tukumenya. Uko yagiye kuganira n'abarimu bakuru bayobowe n'umuyobozi mukuru n'umushumba mukuru Martin, ntabwo mbizi, ntabwo nari mpari, nta n'umunyeshuri wari uhari, ariko ibyo mwaganiriye banyakubahwa, dore ikivuyemo ndumva mfite n'amarangamutima. Mwatangiye buhoro, ariko dore abantu bose bateranye barambaye uniform zahindutse, amakositime sinahindutse. Nimukobere Imana amashyi. Aba bantu badukoreye igikorwa gikomeye, nibanyihanganire rwose bari kumwe, bashimire hamwe, kuko bajya kuganira ntabwo nari mpari. Aba bantu baraganiriye baba ko pica, ariko n'ukuri hari abantu baganiriye. Imana ibamugisha. Amen. Nimutagusari muzasanga. Amen. Kongera twongera guki. Mu gihe twigaga babitubwira bwa mbere, bamwe bahise babyumva vuba, ndetse bikavuye ngo hafi bose, ariko tuje ibyo twatekerezaga twasanze bitandukanye n'ibyo twabonye. Ngende umuntu watangiye gusoma Bibiliya muri 82, kuvuga mu ndimi ni bimwe, guhanura ni ibindi, ariko no kwiga ijambo ry'Imana ukarizwa gukora ibintu n'ibindi. Amen. Ndumva nakangurira abantu kwiga rero. Twize amasomo menshi atandukanye, harimo vocation, harimo testament, harimo New Testament, harimo romantic, harimo theology, harimo eschatology, harimo angelology, harimo anthropology. Nubwo arangaya yarayo tubona twigishijwe ko hajya habaho n'amasupplementaire ukwayo. Mu banyeshuri by'umwihariko nashimira umuntu witwa Ananias, ni uyu mugabo mureba wicaye hano. Ntabwo ari ukurondogora, kuko uyu mugabo yajyaga aviga hanga akajya kwiga mu Kagarama, agenda atya, bamutwaye atya, bamutwaye gutya. Uyu mugabo mureba ni Apostle Ananias.
yemeye gukorera Imana ntabwo asabiriza reka data nk'uko umuyobozi wacu Mushumba yatubwiye ati ababa bategereje ko babivamo basanga banze kubivamo. Atunzwe na Yesu mu buryo butangaje, ntajya asabiriza. Imana niyo imurinze. Haleluya. Dushime Imana kubwira. Ubwo umuyobozi wacu agiye hanze gato ko nogeye zitandukanye, ibihe, imvura, ubuzima, gendo, ariko shimye Imana yo kabyara yadusohoreje urugendo. Ndagira ngo rero nsoze mbashimira mwese kandi mbabwira ngo mu kindi cyiciro nabo ntuzacikwe. Natwe ubwacu ntabwo duhagaze, turabizi neza ko dukomeje. Twamaze kubyiyemeza ko dukomeje kugeza aho ibyiciro byose tuzabisoreza. Imana ibahe umugisha, mushema rwanda nawe. Nakoze cyane. Hari abantu bamwe batangira neza ishuri ariko byagera hagati bakarita kubera ibibazo biba birimo. Rero abakoze Imana imugisha. Isigaye nuko tugiye gusengera umuntu witwa Habimana Elisa. Habimana Elisa. Hari umuntu twari tugiye gusengera hariya Ikibungo mu Butama, abaturage baranga ati reka ntabwo tubyemeza, twaramuretse. Umwe aravuga ati uwo yaranyibye, undi ati uwo yaranyibye, mbese ibirego biba nk'ijana. Bibiliya rero ngo genda wikiranure n'ukurera mukiri mu nzira atarakugeza ku itorero cyangwa ku basirikare, kuko nimwikiranura bizaba birangiye, ariko nurindire ko bizagera mu ruhame bizaba ari ikibazo. Ubwo rero kavuga ngo uyu mwene data tugiye kumusengera ku murimo w'Imana, umupasitori uzavuga ubutumwa mu gihe gikwiye no mu gihe kidakwiriye. Ubwo imbere yanyu haba hari abantu bahariya aho atuye, kuko ndabizi benshi muri hano muri Gahanga bavuga bati twebwe ntabwo twemera no kubatizwa. Nuko ugiye kubatizwa akaboneka umuntu akavuga ati uwo muntu ntimumubatize, yarampemukiye, mukananirwa kwikiranura mwebwe babiri hariya birahagarara. No gushyingirwa nuko tuvuga ngo abazi icyatuma abantu badashyingirwa, umwe agashyira hejuru, gende nyirasenge ntabwo mbyemeye, nabwo ubukwe burahagarara. Rero ni ukuvuga ngo igihe aho isi igeze ni igihe cy'abantu gutanga ubuhamya, hatagira uvuga rero akazahora yicecekeye iteka ryose, kubera ko nyuma y'ibintu ntabwo ukivuze amakosa y'umuntu. Iyo rero utabivuze mu ruhame wa kabiri ibice bine umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu, dusubiramo kabiri shapitire kugira ngo utayumvise ayimenye. Tuzagira ngo rwose ngo ese uyu munsi mwize ngo twafashijwe ariko si bimukaye. Timoteyo wa kabiri ibice bine. Timoteyo wa kabiri ibice bine umurongo wa mbere avuga ngo ndagutongerera mu maso y'Imana. Ikibazo benshi babyiruka ubu ntabwo bazi gutongera. Murabizi? Gutongera murabizi? Kera babwiraga umwana w'umukobwa uti ntuzigire na rimwe wicara ku buriri bwa nyokuru, agahora bizirikana. Ubu wabimubwira ntajyeyo ntabwo byashoboka. Kera babwiraga umwana kubera ko cyari igihe cyo kumvira uti ntuzatuke nyogosenge umunsi wamututse, uzasaduka umuntu muhere hano ugere munsi y'ugutwi. Noneho yabona nyirasenge bwabo bukamwisha. Noneho umwana yakuna nutinya kwa nyogosenge agiye mujye kuba muvugana, akajya kumucyaha. N'abakuru rero n'abatoya kubera amashuri byose byaratuye. Ntabwo umwana akavuga ati papa hariya wowe uri umutekatore wa kera wo muri 70. Ubu njigaje imyaka nkagira doctora, ubu wangira inama gute? Niyo wahima ntiyafata.
kuko umuntu ukurusha amashuri uteka y'umugira inama ntigufata. Mwari mubizi ibyo? Niyo umuyoboye nabwo ntabwo bimufata. Niyo mpamvu banze guhamagara ngo mwebwe abize kaminuza muze hano kwanyu kugira ngo bataza kubiyobya. Kubanza ukabumvisha neza ukajya kubwira Rwanda rwo hasi. Noneho no kuvuga ngo Pawulo abwiye Timoteyo ati ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzacira iteka abazima n'abapfuye. Uhamye cyambere, uteshe cyakabiri, kandi uhugure. Ufite kwihangana kose no kumvira. Uyu mutongero rero Timoteyo impamvu mukunda yari agasore gatoya. Nawe Timoteyo nawe yari umugabo mutoya mugufi ukunda kurwara igifu. Noneho ngo ageze mu butayu abura amazi. Yajyamo amaganga y'inka nako y'inyamaswa zo mu butayu akamurya mu nda kuko yabaga afite acide nyinshi. Noneho abaza Pawulo amubwirije ubutumwa ati urugendo ko rugiye kunanira ndarugenza gute? Yibuka wa mutongera. Aramubwira ati basijyana kavino gake uryumwa ariko urangiza urugendo ko rwari rumukomereye. Rero uyu mugabo yakoreye Imana aba na bishop. Uyu mugabo Timoteyo rero ni ukuvuga ngo yakoze umurimo. Niyo mpamvu bantu n'ubu tukimwibuka ko Pawulo yamushyizeho hariya mu Efeso. Hariya mu murimo hano harimo ibyo kurya, harimo ibyo kunywa, harimo imyambaro, harimo amasambu, harimo amazu, harimo n'ubugingo buhoraho. Amen. Abantu benshi hano harimo n'urubyaro. Amen. Hallelujah. Ibyo twarabyabora uraguza ntabwo wasenga Imana ikaguha urubyaro. Atagumye kujya kwirwa gusiga imihokoro kuntu. Ntabwo se wasenga Imana ikaguha inzu. Kagukura mu gukora. Ariko byose bakerewe gakege niso. Ninaitwa Askofu Amos Maige. Nitwa Askofu Amos Maige. Natokea Tanzania. Navuye Tanzania. Kanisa la International Evangelism Church. Mwitoro ry'ubutumwa bwiza mpuzamahanga. Na kuna kazi nyingine ambayo Mungu amenipa. Hari kandi kazi Imana yampaye. Mimi ni katibu wa maaskofu kanda ya Ziwa. Ninje munyamabanga mukuru w'aba bishop w'aba bishop hariya mu karere hafi ya Victoria. Tuna majimbo 13 katika kanda ya Ziwa. Intara 12 hariya. Kwa hiyo mimi ndio tunapokuwa kwenye vikao na katika abanyeshuri bemeye ubwenge. Ni makusudi ya kuipeleka injili mbele. Ni umugambi wo kujyana ubutumwa bwiza imbere. Na katika semina hii kwa asubuhi hii muri iki gitondo rero nilitaka kuzungumza jambo moja. Ndashaka tuganire jambo rimwe gusa. Juu ya kulishika neno. Kufata ijambo ry'Imana ukarikomeza. Kulishika, kulitumia. Ukarikomeza kandi ukarikoresha. Nimeona mtumishi wa Mungu wakati anasimama kutoa usia kwa wahitimu wote. Nabonye igihe umukozi Imana ahagaraga abwira. Amesoma katika kitabu hiki cha Timotheo wa kwanza. Muri Timotheo. Lakini amesoma na kitabu cha Wafalme. Agasoma no mu Bami. Sasa hivi katika karne tulio nayo hii. Muri iki kinyejana turimo. Tuko nyakati za mwisho. Turi mu minsi y'imperuka. Paulo akiwa na Roho Mtakatifu. Paulo yewe n'Umwuka Wera. Wakati anamsimika na kumpa maneno Timotheo. Igihe yemikaga Timotheo no kumuha ijambo. Alizungumza vitu vizito sana. Yaganire nayo ibintu bikomeye. Alisema ziko nyakati. Aravuga ngo hari katika kutumika kwako kuna watu watajitenga na mafundisho yako. Ngo hariho abantu watakuona unachokifundisha kimepitwa wakati. Bazabona ko ibyo yigisha wataanza kuleta elimu zao ili kukutofautisha na ushirikiano. Bazatangira kuzana ubwenge bwabo kugira ngo bagutandukanye n'Imana. Mimi wanapenda sana kufundisha. Je, nkunda kwigisha. Nimejitahidi sana kusoma Biblia ili nipate kufundisha. Nabanje kwiga Biblia kugira ngo kwa sababu ninaposimama kwenye jukwaa na kuhubiri injili. Kwa mpagaze hariya kuri altari. Injili huwa haina maswali. Nta bibazo. Hivi yavuze ati katika huu mstari wa 13 murongo wa 13 anasema kuna maagizo fulani kwa viongozi. Yavuze ati hari amabwiriza kwa nashukuru Mungu sana
lakini wasipendi kujiinua sana. Ariko je sinkunda kwishyira hejuru. Nimesoma miaka 3. Nizi myaka 3. Nafuatilia uongozi. Nkakurikira uko ubuyobozi bumbwira. Uongozi wa Kikristo. Ubuyobozi bwa Kikristo. Maana kuna tofauti ya uongozi wa kiserikali Biblia. Tunategemea uongozi wa Roho Mtakatifu na hekima ya Mungu. Lakini kwa serikali tunatumia nguvu, hata bunduki na mahakama na jela, ili kusudi lazima ufuate msingi. Lakini ni tofauti na sisi. Siku moja nilikuwa nafundisha somo hili, nikasema hivi, tafsiri ya Kristo ndani ya utendaji wake. Yesu anasema si kama wale, lakini sisi twasimama kama watumishi. Tumishi ni kujishusha chini, kubeba vyombo na kuhudumia. No gutwara ibikoresho. Ndio maana anasema hivi, anasema hivi katika Timotheo hii ya kwanza, Timotheo wa mbere, hapa sura ile ya ngapi, ya 4, gice cya 4, anasema hivi, aravuga ngo nasikia Mungu kanisani kwa tembea. Sasa ndio kutoka mbinguni. Yego ndio. Tangazo libebe vibara vingi chimbo ikirere cy'abantu. Tangazo kutoka